Bene data bakundwa, banje kubaramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kuko nabisabwe n'ubuyobozi bw'urubuga, uyu munsi ndagira ngo dutangirire isomo ryacu ryerekeranye n'uburyo bwo gusobanukirwa ibyanditswe. Uburyo bwo gusobanukirwa ibyanditswe. Icyanditswe cy'ibanze cyangwa se icyanditswe shingiro turi buhereho kikadufasha gusobanukirwa cyangwa se kumva neza aho twerekeza, ni iki ngiki dusanga mu ivanjiri uko yanditswe na Luka igice cya 24 murongo wa 45. Luka 24:45 hagira hati maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Aya magambo uyasomye gutya aribwo bwa mbere, utarasoma Bibiliya, utazi ibyanditswe nyine, wakumva ko ibyo bintu bituruka biva kuki, ngo maze abasobanurire. Mbese urumva ni ibintu bihereye nko hagati, ntabwo bisobanutse. Nyamara isomo ryacu riragira riti uburyo bwo gusobanukirwa ibyanditswe. Dushaka gusobanukirwa ibyanditswe rero, dusubira hejuru cyangwa duhera hejuru wenda duhere ku murongo wa 44 kugira ngo tubashe kumva aho byaturutse ayo magambo, aho yaturutse, yo ku murongo wa 45 avuga ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Harimo n'akitso bivuga ngo hari andi magambo nanone akomeza kugira ngo dusobanukirwe ibyanditswe. Ni uko ibi byose tubyitaho, tukita ku iki kintu kijyanye n'ikiri ku murongo wa 44 havuga hati maze arababwira ati. Nanone aho ushobora kwibaza uti ninde, ariko aha ni Yesu, birumvikana. Tutagiye kure, reka duhera aha ngaha mu yandi magambo. Maze Yesu arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Ngo kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Urumva aya magambo tuyasomye dutya, twahera ko twumva icyavuzwe uwakivuze, usibye ko byaba ngombwa ko dusubira hejuru nanone kugira ngo twumve abo yavuganaga nabo, kandi abo si abandi nk'uko mubizi, ni abigishwa be cyangwa se za ntumwa ze 12. Aba ngaba nibo Yesu yabwiraga ibi bintu. Ushobora guhera ko wumva cyangwa se ukaba wabigiramo urujijo, none bigatuma ushakisha kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Ubu turi kwiga uburyo bwo gusobanukirwa ibyanditswe. Abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Icyo kintu nicyo dushaka kwifashisha cyangwa se nicyo dushaka guheraho, kubera ko aha ngaha ndashaka kuvuga ku bijyanye n'amasengesho. Ubundi ntabwo nzanye iki cyanditswe kugira ngo twige amateka cyangwa se aya magambo yavuye n'iki, nubwo nabyo dushobora kubyinjiramo dushaka gucukumbura nyine kugira ngo turebe metode yo twakoresha kugira ngo twige Bibiliya cyangwa se twige ibyanditswe. Ariko noneho icyo gihe nshaka kwibandaho cya mbere na mbere, kugira ngo dusobanukirwe ibyanditswe,
ijambo ry'ibanze, ikintu cya mbere tugomba kuzirikana cyangwa se guca akarongo ni uko tugomba kubanza gusaba cyangwa se gusenga Imana kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibyanditswe. Aha ngaha ntabwo nshaka kuvuga wa muhango wo guhumiriza mbere yo kurya cyangwa se ujya kuryama cyangwa se ujya kugira gute, ujya kwigisha ukabanza ugahumiriza ugasenga. Sinshaka kuvuga ibintu by'umuhango, ndashaka kuvuga ibintu nyabyo. Niba ushaka gusobanukirwa ibyanditswe ukaba uzi neza ko ibi byanditswe atari ibyanditswe byaturutse mu bwenge bw'umwana w'umuntu, ukaba uzi neza ko ibi byanditswe atari ibintu nawe ubwawe wapfa kwiyandikira cyangwa se wapfa guhimba, ukaba uzi ngo iri ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni umwuka. Iri jambo ry'Imana rero tutarisobanukiwe mu buryo bw'umwuka, nanone ntacyo twaba dusobanukiwe, nyine ntabwo twaba tumenye ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana niba ari umwuka, natwe tugomba gusaba wa mwuka wayoboye abaryanditse kugira ngo uwo mwuka atubashishe kumva neza icyo iryo jambo rivuga, kuko Bibiliya igaragaza neza, cyangwa se intumwa Pawulo niyo yavuze ngo iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Kugira rero ngo tubisobanukirwe, hari ukuntu tugomba kubanza gusenga. Si forumire, ntimubifate nk'aho ari ikintu cy'umuhango nyine nk'uko nabivuze. Oya rwose, mumbabarire, iki kintu mucyumve neza, ariko kandi dushingiye kuri iki cyanditswe cyo ku murongo wa 45 ngo Yesu abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Urumva, ni Yesu wabikoze, ni Yesu wabikoze. Ubu ntituratangira kwinjira muri etude biblique cyangwa se kwiga ibyanditswe. Turasa n'abashaka, turasa n'abasasira kugira ngo tubone uburyo bukoreshwa cyangwa se inzira twanyuramo kugira ngo tubashe kubisobanukirwa. Ikintu cya mbere na mbere nshimye guheraho ni iki kintu kijyanye no gusenga. Gusenga ni ikimenyetso simusiga. Gusenga ni ikimenyetso simusiga cy'uko umuntu atsinzwe cyangwa se azi neza ko kubwe ntacyo ashoboye. Iki kintu rwose ni ikimenyetso simusiga. Ikintu kijyanye no gusenga ni ikimenyetso simusiga y'uko umuntu adashoboye kubwe, ahubwo akeneye ubufasha. Abangaba rero dukurikije kontekste, ubwo murumva icyo ari cyo, ni ukuvuga ngo dukurikije izi nyandiko. Mbese dukurikije izi nyandiko, ntabwo ababigishwa ba Yesu babanje gusenga kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe, ahubwo ngo ni Yesu wabunguye ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Rero twebwe, kubera yuko atari Yesu ubikoze kubw'impamvu ze, noneho twebwe niba dushaka kunguka kumenya ijambo ry'Imana, niba dushaka gusobanukirwa ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo ubwo ngubwo twebwe turasaba Imana kugira ngo itwungure ubwenge, noneho dusobanukirwe ibyanditswe. Urumva, icyo ni ikintu cya mbere na mbere nshimye kugira ngo duhereho tucyumve neza, yuko tugomba gushyira ibitekerezo byacu iruhande, kwiyemera kwacu, ubumenyi bwacu, mbese ibyacu byose tukabishyira iruhande kugira ngo tubashe kwakira, tubashe kumurikirwa, tubashe kungurwa ubwenge, duhabwe ubwenge bw'umwuka kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibyanditswe byera cyangwa se ijambo ry'Imana. Iki ni ikintu cya mbere na mbere duhereyeho, kuko uburyo bwo kwiga Bibiliya bwo ni bwinshi, ariko kandi hari impamvu itumye dutangirira isomo ryacu
by'uyu munsi. Reka nze mvuge ku mpamvu itumye uyu munsi twiga iri somo cyangwa se dutangira iri somo, kuko ni isomo rirerire rwose. Dushobora kurangiza uku kwezi kwa gatanu kose tuvuga ku iki kintu rwose, kandi n'ukwa gatanu kwarangira tutavuga ngo twarangije, ngo iri somo turarisoje, ngo nta gisigaye. Wenda tuzarisubikira aho bizaba bigeze n'aho ngaho, ariko nk'uko ubuyobozi bw'urubuga nyine bwabyifuje, ni uko uku kwezi kwa gatanu kose mbese twakwibanda ku iki kintu cyo gushaka gusobanukirwa ibyanditswe. Kubera iki twahisemo iri somo, cyangwa se kubera iki dushaka kwiga ibi bintu? Impamvu si iyindi, ni uko bimaze kugaragara neza yuko abigisha bamaze kuba benshi, kandi abo bigisha bose nubwo bakoresha igitabo kimwe cyitwa Bibiliya, ariko kandi ntabwo bose ariko bavuga rumwe. Ntabwo bose bavuga rumwe, mbese buri wese afite uburyo asobanura ibyo byanditswe akurikije uko abyumva wenda mu bwenge bwe, cyangwa se akurikije uko nawe yabibwiwe. Noneho ugasanga aba baravuga ukwabo, aba bakavuga ukwabo, kandi bose bitwa abakristo, kandi nanone bose bakitwa abakozi b'Imana. Mbese ugasanga ibintu bibaye urujijo. Iki ni cyo kintu gitumye dutangira kwiga iri somo, kugira ngo turebe uburyo dushobora guhuza ibi bintu, kuko ibyanditswe byo ni bimwe, ariko ubwo buryo bwo gusobanura butandukanye. Dushobora kureba uburyo twabuhuza, ariko kandi ntitwabuhuza nk'aho ari andi masezerano tugiye kugirana noneho ngo twumvikane ngo ibintu ngo tubivuge gutya, ngo tubikore dutya. Ahubwo hari ikibihuza, kandi icyo si ikindi, ni cya kindi n'ubundi cyabyandikishije. Iyi Mana yandikishije, cyangwa se uyu mwuka wandikishije ibi twita ijambo ry'Imana, ibi byanditswe byera. Uyu mwuka wayoboye abanditsi ba Bibiliya. Uyu mwuka ni nawe ushobora kuduhuza. Uyu mwuka niwe ushobora gutuma tuvuga rumwe, kandi rwose tugasa n'abigiye hamwe, ariko kandi n'ubundi ubwo tuba twigiye hamwe, kuko niba twigishijwe n'umwuka, usibye ko umwuka nanone atazagenda yigisha buri wese ku giti cye mu mwanya we aho ari. Hari uburyo Imana yagennye rwose. Ubwo buryo nibwo tuzarebera hamwe, kandi rwose nitubwemeranyaho bizatuma ducirana bugufi, noneho twemerane buri wese mu mwanya we. Nahagarara mu mwanya we, azakora nyine icyo asabwa gukora, cyangwa se icyo agomba gukora, noneho twunguke twese, ariko kandi twagure n'ubwami bw'Imana. Naho ubundi atari ibyo ngibyo, ndababwiza ukuri, tuzakomeza kuba mbese tuzarushaho kujya kure y'ukuri, kubera ko sinzi umugani baca mu Kinyarwanda ngo imbwa nyinshi ziyobya uburari, impigi nyinshi ziyobya uburari, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva hari ukuntu abigisha bashobora kuba benshi, ari nabyo Yakobo nawe yagerageje kurwanya, avuga ati nyabuneka uramenye ntihakagire benshi bashaka kuba bigisha, ati kuko muzi ko tuzahanwa ibihano birenze iby'abandi. Igihe ushaka kuba umwigisha, nyamara ibyo wigisha utabizi, burya urayobya. Aho kugira ngo wubake, urangiza, kandi abangiza itorero cyangwa se umubiri wa Kristo nabo ngo bazangizwa, ngo abangiza urusengero ngo rw'Imana ngo nayo izabatsemba. Ikintu cyadufasha
kugira ngo twese duhurize hamwe rwose ni ukubanza kumva neza ko twese atari ko twahamagariwe kuba abigisha. Iki kintu nitucyumva tukacyemera, izaba ari intambwe nziza yo gushaka kugira ubumwe bwo kwizera, kuko ntabwo ari bose bahawe kuba abigisha. Turagaruka kuri cya cyanditswe cyacu cy'ibanze ngo abungura ubwenge kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Inde? Yesu. Yungura abandi abigishwa be. Ntabwo ari abantu bose, ntabwo ari rubanda rwose yunguye ubwenge. Hari abo yunguye ubwenge kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Noneho niba bisobanukirwa bigende bite? Niba bisobanukirwa nabo babisobanurira abandi. Urumva hano ni nk'aho ari umwuka ugiye gusobanurira umwigisha, noneho umwigisha nawe asobanurira abandi bantu. Ikintu kirumvikana neza. Yesu yungura ubwenge abigishwa be kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Abo bigishwa be icyatumye abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe ni uko yari azi neza yuko agiye kubohereza mu isi, agiye kubohereza mu mahanga yose kugira ngo noneho ngo bajyane ijambo rye. Ibi rero turamutse tubyumvise kimwe byakuraho ya myizerere cyangwa se za nyigisho twumvana abera benshi bavuga ngo bose bazigishwa n'Imana. Bose bazigishwa n'Imana, ntawe uzigisha undi ngo menye Imana, kuko bose bazigishwa n'Imana. Bazamenya Imana uhereye ku mukuru ukageza koroheje. Urumva ko ni icyanditswe basomye, ariko mu by'ukuri iki cyanditswe turamutse tugihinduye ihame, icyo gihe hari ibindi byanditswe twasenya cyangwa se twakwirengagiza, yuko yahaye bamwe kuba, abandi kuba, abandi kuba. Kuko niho Pawulo avuga ati none bose ni abigisha, none se bose ni intumwa, bose ni abahanuzi se, bose ni ababwirizabutumwa bwiza. Buri wese afite icyo yahawe, kandi uwakimuhaye nyine ni nawe wamwunguye ubwenge kugira ngo agisobanukirwe. Ubu se tubanze dusome ibyanditswe, kuko metode ngewe ndi gukoresha ubu ngubu ni metode yitwa inductive. Mu bize filozofi ibi bintu bazi neza ko hariho metode 5 byibura zikoreshwa mu nyigisho. Mu kwiga Bibiliya hari izo metode 5 zikoreshwa, ariko kandi hakabamo metode irushaho kuba nziza. Hari metode irushaho kuba nziza, ari nayo mpamvu nahisemo iyi ngiyi yitwa inductive. Metode inductive ni ya yindi ikura abantu, ibanza guha abantu ingero mbere y'uko ibintu bihinduka ihame. Ukabanza guha abantu ingero kugira ngo ibintu bize guhinduka ihame. Naho ubundi hari metode nyinshi rwose, metode yitwa deductive, hakaba metode yitwa discursive, hakaba metode yitwa paranalogie, hakaba metode yitwa inductive ari nayo ndi gushaka gukoresha, cyangwa se ariyo ndi bukoreshe. Hakaba na metode ya dialogue. Ibi byose ni metode zitandukanye filozofi yigisha, cyangwa se abamenyi cyangwa abahanga, abanyabwenge b'iyi si, ariko kandi mu by'Imana nanone ni teoloji, cyangwa se ni filozofi nyine yigishwa muri teoloji, ariko kandi mu bijyanye n'ijambo ry'Imana hari icyo nanone iyo metode iri butwerekezeho. Icyo nitugikora, nitugishyira mu bikorwa, noneho bya bindi dushaka kugeraho turabigeraho. Iyi metode rero tuyitangiranye ikintu cyitwa amasengesho. Ubwo turasaba Imana, kuko Imana ni umwuka,
ijambo ryayo ni umwuka. Twebwe rero nk'abantu ba kamere cyangwa se abantu bafite inyama n'amaraso, umuntu akeneye guhishurirwa n'umwuka kugira ngo asobanukirwe ibyanditswe, kuko ibi ntabwo byanditswe biturutse mu bushake bw'umwana w'umuntu, ahubwo ababyanditse bose ngo bari bashorewe n'umwuka wa Kristo wari muri bo. Natwe rero dukeneye uwo mwuka kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibi byanditswe. Rero tugiye kwiga dushingiye ku iyi metode yitwa inductive. Iyi metode iradufasha kuza guhuriza ku mwanzuro umwe, ari naho hagaragara ihame ry'ijambo ry'Imana. Ariko noneho tugiye gutangirira ku ngero cyangwa se example. Ingero tugiye gutangiriraho ni nk'izi ngizi dusanga mu wenda reka dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya 8. Ibyakozwe n'intumwa turahera ku murongo wa 8. Bambere turasoma igice cya 8, ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 turahera ku murongo wa 26 wenda tugeze kwa 35. Agira hati: bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati: haguruka ugana ikusi ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ikajya i Gaza, ya yindi ica mu butayu. Arahaguruka aragenda. Nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware w'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandake, umugabekazi w'abanyetiyopiya. Yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Yasubiragayo yicaye ku igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati: siga ririya gare ujyane naryo. Umwuka abwira Filipo ati: sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, aramubaza ati: ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati: nabibasha nte ntabonye ubinsobanurira? Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Ibyo yasomaga mu byanditswe byari ngo ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo: yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama acecekera imbere y'umukemura ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke. Ubwo yacishwaga bugufi, urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho. Umuryango we uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe mu isi? Iyo nkone ibaza Filipo iti: ndakwinginga mbwira, ayo magambo umuhanuzi yayavuze kuri nde? Yayivuzeho cyangwa yayavuze ku wundi? Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Izi ni inkuru tuzi neza. Ni urugero ngiye gutanga kugira ngo twumve uburyo Yesu Kristo hari abo yunguye ubwenge kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Rwose hari abo Yesu Kristo yunguye ubwenge kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Ariko nibamara gusobanukirwa ibyo byanditswe, nabo barabona uko basobanurira abandi. Abungura ubwenge kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Nibamara kubisobanukirwa, nabo babona uko babisobanurira abandi. Ibi byanditswe dusomye aha ngaha bivuze iki? Ibyanditswe dusomye aha ngaha bitubwiye inkuru z'umuntu witwaga Filipo,
kandi uyu Filipo muramuzi rwose i Yerusalemu mu itorero rya mbere yari umudiyakoni watoranijwe muri ba bandi batandatu. Igihe cy'itotezwa rero cyangwa igihe cy'akaga, igihe cy'itotezwa ry'itorero, hari ukuntu batatanye. Noneho Filipo ngo ajye i Samariya. Agiye i Samariya, umwuka amuyobora kujya muri ya nzira nyine iyigaza, ariko kandi ngo anyuze mu butayu. Filipo anyuze muri iyo nzira nk'uko yayobowe n'umwuka, abona umuntu uri ku igare. Uwo muntu wari inkone y'umunyetiyopiya ngo yavaga gusenga i Yerusalemu, agenda asoma umuzingo w'igitabo cya Yesaya, ariko kandi ibyo asoma atabyumva. Ngo umwuka abwira Filipo ati, mva rero Filipo, wowe egera ririya gare. Filipo araryegera. Ngo aryegereye yumva ari gusoma umuzingo w'igitabo cya Yesaya. Noneho ngo aramubaza ati, none ibyo ngibyo uri gusoma urabyumva? Undi ati, ntabyumva nta muntu ubisobanuriye. Noneho ngo uyu nkone yinginga Filipo ngo yurire igare bicarane, noneho amusobanurire. Aramubaza ati, ibi bintu uyu mwanditsi cyangwa se uyu muhanuzi yabivugaga ku bwe, niwe byavugagaho cyangwa se yavugaga undi? Noneho Filipo ngo abona guhera aho ngaho atangira kumusobanurira ibya Yesu Kristo, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Urumva ko iyi nkone nubwo yari yagiye gusenga i Yerusalemu, ariko ntabwo Imana yayunguye ubwenge kugira ngo isobanukirwe ibyanditswe nk'uko Yesu yunguye ubwenge abigishwa be ngo basobanukirwe ibyanditswe, ahubwo ngo yohereje Filipo, wa wundi Yesu yunguye ubwenge kugira ngo asobanukirwe ibyanditswe, noneho yoherejwe kujya gusobanurira inkone igenda isoma Bibiliya cyangwa se ibyanditswe muri Bibiliya, ariko kandi itabasha kubisobanukirwa. Urumva abasobanukiwe nabo nibo bagenda basobanurira abandi. Aho rero dushobora gukomeza gufata ingero nyinshi, ari nabyo tubona Pawulo avuga mu rwandiko yandikiye ab'Iroma, igice cyaho cya 10 n'umurongo wa 14 ndetse n'uwa 15, hagira ati, ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate ari nta wababwirije? Kandi babwiriza bate batatumwe? Nk'uko byanditswe ngo, mbega uburyo ibirenge by'abavugabutumwa bwiza ari byiza cyane. Urumva ko kugira ngo umuntu yizere ni uko abasha kumva. Agomba kubanza kumva, noneho yakumva akaba yahitamo kwizera, cyangwa se akinangira akanga kwizera, ariko kandi yumvise. Ntabwo rero kwizera gushobora kuza umuntu atumvise, nk'uko Paul nyine yakomeje kubivuga ku murongo wa 17, avuga ati, kwizera guheshwa no kumva, kandi kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Urumva rero hari abantu bahishuriwe ijambo rya Kristo, ari nayo mpamvu iyi mvugo rwose yo guhishurirwa yewe ntakunda kuyikoresha muri rusange, kuko hari abahishuriwe na Kristo, bahishurirwa ijambo rya Kristo, bahishurirwa ubutumwa bwiza, noneho barabwigisha. Bahishurirwa ijambo ry'Imana, bararyigisha. Hari ababihishuriwe. Hari ibyari ubwiru, ubu bitakiri ubwiru, kubera ko bwahishuwe. Uwo ngo yari Kristo, mu banyamahanga Kristo yari ubwiru, ariko noneho bwari ubwiru, ubu bwarahishuwe, kandi uwo si undi ngo ni Kristo nyine muri twe, ari nayo byiringiro by'ubwiza. Uwo nguwo wihishuriye Pawulo akamutuma mu banyamahanga, urumva ko yari azi neza yuko uyu Pawulo ari bujye kumuvuga uko ari
ari we ugiye kumusobanurira abantu babashe kumumenya. Ntabwo ari ngombwa ko Yesu ari we ukora uwo murimo yakoze muri Pawulo ngo abe ari nawe ujya kuwukora no mu banyamahanga. Awukoze muri Pawulo kugira ngo Pawulo nawe ajye kuwukora mu banyamahanga. Pawulo ahishuriwe Kristo kugira ngo nawe ajye kumusobanurira abanyamahanga, noneho abari mu mwijima babashe guhumuka. Nk'uko dusomye urugero rwa Filipo. Filipo yahishuriwe ibya Yesu Kristo, yahishuriwe ubutumwa bwiza, ariko noneho agiye kubusobanurira umunyetiyopiya wasomaga gusa atumva cyangwa adasobanukiwe ibyo ari gusoma. Noneho Filipo agiye kumusobanurira. Uyu nguyu nasobanukirwa ntabwo ari buvuge ngo arahishuriwe, ahubwo aramurikiwe. Uyu muntu agiye kubona umucyo w'ibyanditswe. Kumbi nuku, kumbi iki cyanditswe ni ukugisobanura. Urumva uramurikiwe, ariko kandi ntabwo uhishuriwe. Uwahishuriwe ni wa wundi wabwiwe na nyir'ubwite, abungura ubwenge kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Ni ukuvuga ngo ni ikintu kitari gisobanutse, kitari gihishuwe, cyari kikiri ibanga, ariko noneho nyir'ubwite agishyize ku mugaragaro. Nyir'ubwite arakimenyekanishije. Kubera kutamenya rero ibyo bintu no kutabyitondera, ubu ngubu dufite intambara hagati yacu rwose. Nta muntu ushaka kuba umwigishwa, ahubwo arashaka kuba ikisi. Nta muntu ushaka kuba umwigishwa wundi, cyangwa se ngo yigishwe n'umuntu. Buri wese arashaka kwigishwa n'Imana, kandi mu by'ukuri nta nubwo ari Imana ibigisha. Ubonye yiba byibura babivugaga gutyo, hari n'icyo bigishijwe n'Imana. Ahubwo n'ubundi usanga ari abantu babigishije, ariko kandi ntibashake kwemera ko ari abantu, ahubwo bakabyita guhishurirwa. Ngo nanjye Imana yampishuriye. Yaguhishuriye iki? Kw'ibyo uvuga ari byo wumvanye kanaka, ubwo Imana yaguhishuriye iki? None se ko nahoraga mbyumva simbisobanukirwa. Noneho uramurikiwe, urasobanukiwe, ariko kandi wivuga ngo urahishuriwe nkaho ari ikintu gishyashya cy'inzaduka. Ni ukuri bakundwa, twitonde. Imana nidufasha muri iri somo rwose turahakura inyungu nyinshi. Reka tuvuge ko icyo cyari nk'igice cya mbere cy'iri somo ryacu rirerire dutangiye kwiga. Noneho dukomeze tureba uburyo na kare kose habayeho iki kintu cyo kugoreka, ibyanditswe, cyangwa se kugoreka ijambo ry'Imana. Mbese ntabwo bibaye none, ntabwo bije none, kandi byandikiwe kugira ngo byibura ubundi nta nubwo byakagombye kugera kuri iki kigero bigezeho ubu, kuko nyine byanavuzwe, byaranditswe, byarahanuwe, se tuvuge dutyo. Byavuzwe mbere y'igihe. Hari ibintu byavuzwe mbere y'igihe twagombye kwitaho kugira ngo tutavaho tugwa muri uwo mutego rwose. Hari ibintu intumwa Pawulo yahanuye. Wenda reka dusome ibyanditswe bimwe na bimwe. Dusome nk'iki cyo mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto, igice cya 2, duhere ku murongo wa 14 tugeze ku wa 17. Aha haragira hati: ariko Imana ishimwe, kuko ihora iturangaje imbere, ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kwimenya, kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka. Kuri bamwe turi impumuro y'urupfu izana urupfu, ariko ku bandi turi impumuro y'ubugingo izana ubugingo. Kandi ibyo ninde ubikwiriye? Ni twe, kuko tutameze nka benshi bagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tumeze nk'abatariganya, batumwe n'Imana bakavuga ibya Kristo imbere yayo. Aha ngaha kuri uyu murongo wa 17 niho nshaka guca akarongo.
haragira hati nitwe kuko tutameze nka benshi bagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tumeze nk'abatariganya batumwe n'Imana bakavuga ibya Kristo imbere yayo. Urumva, izi ni intumwa za Yesu Kristo, za zindi zunguwe ubwenge kugira ngo zisobanukirwe ibyanditswe, za zindi nyuma yo kungurwa ubwenge no gusobanukirwa ibyanditswe zatumwe mu mahanga yose kugira ngo zigende zisobanurira abo mu mahanga yose ibyo umwami Yesu yavuze cyangwa se yababwiye cyangwa se yabategetse. Nizo zigiye gukora uwo murimo. Rero kubera ko ibyo zivuga zirabizi kuko zarabihawe kandi rwose zaratumwe, ntabwo zitumye, ubutumwa zijyanye si ubwabo ahubwo ni ubwa nyir'ubwite. Urumva rero aba ngaba ntabwo babasha kugoreka ijambo ry'Imana. Aba ntibagoreka ijambo ry'Imana kubera yuko batumwe, ahubwo abaza kugoreka ijambo ry'Imana ni ba bandi bitumye, batatumwe n'Imana, batatumwe na nyir'ijambo, ahubwo bitumye ubwabo. Aba rero byanga bikunda baragoreka rya jambo ry'Imana, bararigoreka rwose. Mu Bagalatiya hari ikintu Pawulo cyamubabaje, wenda duhere mu gice cya mbere, duhere ku murongo wa 6, dusoma wa 6 n'uwa 7 gusa. Wenda hagira hati ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa, nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ati hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Urumva, itorero ry'i Galatiya ni itorero Pawulo yabwirije, kandi rwose bakirana umutima ukunze ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ariko nyuma y'aho Pawulo haviriye, haza kuza abandi bagoreka ijambo, bigisha ikindi, kandi iki kindi bigishaga aha ngaha ntugire ngo izindi nyigisho zivuye mu kindi gitabo cyangwa se z'ibihimbano, ahubwo ni bya bindi n'ubundi byanditswe muri iki gitabo, ariko noneho bivuzwe mu buryo budahishutse. Mbese ibintu bivuzwe mu mwanya utari uwabyo, bikabwirwa abantu bitagomba kubwirwa, noneho bigahinduka ikindi kintu. Mu by'ukuri ntabwo izi nyigisho zindi zaje mu Bagalatiya, ntabwo ari inyigisho zindi za shitani cyangwa se z'ikuzimu, ahubwo ni abigishamategeko baciye inyuma baza kubwira ab'i Galatiya. Bagatumva rero ibi bintu byo kwiringira ngo ubuntu gusa, ngo mwakijijwe n'ubuntu, ibi bintu rwose mushobora kuzasanga mwagomeye Imana, mwabaye ibyigenge, mutakita ku mategeko y'Imana. Dore nimukore gutya kuko Imana niyo yavuze ngo. Urumva, Imana niyo yavuze ngo, ariko se ryari ibibwira nde? Urumva, icyo nicyo kizadufasha gusobanukirwa. Niba dushaka kumenya ijambo ry'Imana koko, niba dushaka gusobanukirwa ibyanditswe, tugerageze dukore observation. Mu Kinyarwanda nabivuga ngo iki? Observation ni nko kwitegereza. Twitonde kandi twitegereze icyo ijambo ry'Imana rivuga. ntituveho dushyiramo akacu, tuvanga ibyacu. Dushobora kuvuga ibintu twibwira ngo turi kuvuga ijambo ry'Imana, nyamara atari ijambo ry'Imana turi kuvuga. Tuvuge, ushobora kuvuga ijambo, wenda tuvuge usomye ibyanditswe mu gitabo cyo Kuva,
bya bindi nyine byavugwaga mu masabato yose wa mugani muri byakozwe n'intumwa mu masabato yose n'ubu ati Mose aracyafite abantu n'amagingo ye urumva cyagiye cy'icunga urumva ni nyuma ya Yesu, nyuma yo kuzuka kwa Yesu. Ariko kandi nubwo Yesu yari yarazutse, yari yarapfuye akazuka agasubira mu ijuru, umwuka wera akamanuka, itorero rikavuka, ubutumwa bwiza bukavugwa, ariko kandi ngo ntabwo Mose yaburaga ngo abantu be. Mose ntiyaburaga abantu. Uzasoma igice cya 15 cy'ibyakozwe n'intumwa. Mose ntabwo yaburaga abantu ngo mu midugudu yose, ngo Mose afite abantu be ngo bigisha ibye mu masinagogi ku masabato yose, abantu bigisha ibya Mose. Tekereza rero, uwigisha ibya Mose yagaragara nk'umuntu w'Imana, kuko n'ubundi na Yesu ubwe yabwiye abantu mu gihe cye akiri hano, nawe nyine dore ko yavukiye mu isezerano rya kera, noneho akabwira abantu uburyo ngo abafarisayo bicaye mu ntebe ya Mose, ati mwumve ibyo bavuga, ati ariko kandi ntimuziririze imihango yabo cyangwa se imigenzo yabo, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Atari ko bicaye mu ntebe ya Mose, bavuga ngo ibyo bari kuvuga ni amategeko ya Mose. Bari kuvuga ibya Mose koko, kandi Mose nawe ntabwo ari ibihimbano bye, ni ibyo yahawe n'Imana. Ariko noneho mwirinde ntimukore ibyo bakora, kuko bo ibyo bavuga ntabwo ari byo bakora, nubwo bicaye mu ntebe ya Mose, ariko